Ndabasuhuje inshuti zacu, mwe tugiye kumvana ijambo ry'Imana aho muherereye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse namwe ba diaspora muherereye mu bihugu byo hanze, turabashuhuje amahoro y'Imana abane namwe. Wowe mushyashya, uyu ni umwanya wo kumva ijambo ry'Imana, ni ijambo ry'umunsi, ni ijambo Imana yatubwiye kugira ngo tubashe kurigezaho ku bwoko bwayo. Kora subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ijambo ry'Imana, ukurikirane n'ibindi biganiro byose tugiye dukora, ariko uyu mwanya ni uwo kumva ijambo ryayo. Tariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 2024 ni umwanya w'amateka, ni umunsi wo guhindura ubuzima, ni umunsi wo tugiye gutega amatwi ijambo ryayo kugira ngo tubashe kwinjira muri gakondo zacu turifite ijambo. Kuko Imana yatubwiye ati uwemera akaba ububiko bw'ijambo ryanjye, uwemera akabana nanjye, uwemera akaba umwana wanjye, uwo wese nzamuha umugisha, ndetse nta kintu na kimwe azakora kizigera kimunanira, nta kintu na kimwe azakora kizigera kigenda nabi, kuko azaba yabanje Imana mu byo akora byose. Wowe muntu ushobora kuba ufite ibibazo mu rugo, ufite ibibazo mu kazi, ufite ibibazo aho ugenda hose, ubukene burakugarije, cyangwa se akazi barakwirukanye, cyangwa ufite ibibazo bigiye bitandukanye, umuntu yenda agira ibibazo mu buzima bwe. Twese ntabwo dushobora kugira ibibazo bimwe, ndetse n'amahirwe ni uko adashobora kungana, kuko Imana ijya kuyatanga itanga amahirwe, ariko ntabwo itanga angana. Wowe ushobora kuba uhuye n'ibyo bibazo, wowe uri gukora ugacuruza bikanga, wowe uri kugerageza kubyara ukabona byanze, ukabona ahantu utuye byanze, ibintu byose byakunaniye, soma mu Gutegeka kwa 2 umurongo wa 2, urabasha kuba igice cya 2 urasoma umurongo wa 3. Haragira ati igihe mwazengurukiye uyu musozi kirahagije, nimucyamike mugende mwerekeze ikasikazi. Haleluya! Iki gihe nicyo Imana ishobora kuba yakwereka umusozi wawe ugomba guturaho, ikabasha kuba yakugeza muri gakondo yawe uko wayisabye, ikabasha kuba yakugeza mu mugisha wawe, ikabasha kuba imirimo y'amaboko yawe yose yayiha umugisha. Mwene data, mwe muri kumva rino jambo, Imana iba hano umugisha. Nsengeye abantu bose bashobora kuba bari mu ngo bafite ibibazo, Imana ibakuremo. Abo birukanye mu kazi, Imana igerageze baremera akandi kazi, ndetse buri wese n'ibibazo bye Imana igerageze imusubize, kuko twebwe ntabwo dukorera Imana kugira ngo tubashe ko two kubaho neza. Mugende mugire n'amahoro y'imigisha. Amen.